Dutangira mu kizima batwereka umugore uri kurubangana umugore amujyana ahantu tutazi. Umugabo ageze imbere akuramo imyenda arangiye atangira gufata ku ngufu umugore agerageje kumwiyaka, umugabo ahita amukubita igipfunsi arahwera. Ku yindi sene batwereka umukobwa bita Claire abyuka arangiye atangira gukora imirimo ya mu gitondo nk'uko bisanzwe. Dean nawe wari muva mu kazi yasinjira mu modoka ye arangiye yoza Claire message. Claire akibona arishima ahita atangira kwitegura. Nyuma y'akanya batwereka Dean agera kwa Claire nawe wari umaze kwitegura ahita asohoka arangiye yinjira mu modoka, duhita tumenya ko ari abasheri n'abashuje. Dean yahise ajya inyuma mu modoka yindura imyenda arangiye atatse icyuma baragenda bagenda baganira inzira yose paka no kuri shop. Claire asohoka mu modoka agura ibyo kurya barangiye bakomeza inzira yabo. Nyuma y'akanya Dean aza kugera mu mayira abiri bimucanze afata iburyo, gusa bageze imbere atangira kubona ko yayobye. Dean yaje guhagarara kuri station agira ngo anyweshe. Claire wari wakubwa ahita ajya mu bwiherero. Agarutse Dean agiyeyo Claire atasanganirwa n'umugabo wari wamutera ikibiriti. Claire yabwiye umugabo ko nta kibiriti agenda n'umugabo ahita atangira kumutuka. Claire n'ubwo bwinshi atazamura ikirahure cy'imodoka kugeza Dean agarutse. Dean yahise ahagera arangiye atiza ikigabo kibiriti gicana itabi ryacyo. Dean arangiye ati imodoka yabo barigendera, gusa ikigabo gisigara inyuma kibareba urujisho. Nyuma batwereka Dean na Claire bagera kuri hoteli yabo barangiye baryama ijoro ryose, mu gitondo babyuka bitegura kujya gutemberera mu misozi. Bidatinze bahise bata imodoka yabo bagenda baganira inzira yose, gusa bari mu muhanda babona imodoka y'umuntu yakwamiyeho. Dean aparitse ngo amufashe Claire ahita abona ko ari cya kigabo cyo kuri station. Claire n'igihunga cyinshi yahise abuza Dean arangiye amusaba ko yakwatsa imodoka bakagenda. Dean abonye ubwabo buri mu maso ya sheri we nawe ahita yatsa imodoka baragenda. Nyuma y'akanya Dean yabajije sheri impamvu yabonye ikigabo ubwabo bugahita bumwica. Claire amubwira ko cyamuteye ubwoba igihe ari mu bwiherero bwo kuri station. Dean n'umujinya mwinshi yahise amubaza impamvu atayimubwiye urya munsi. Claire amubwira ko atashakaga ibibazo arangiye aramuturisha amubwira ko byarangiye. Nyuma y'akanya urugendo rwabo rwaje kugera ku musozo, maze binjira mu ishyamba bagenda bifata amafoto bajyana hejuru y'umusozi kumva akayaga. Kwihuse Kapa yaje kugaruka mu modoka yishimye barangiye batangira kwitegura gusubira kuri hoteli yabo. Gusa nyuma y'akanya barimo bagenda Dean atangira kumva impumuro idasanzwe mu modoka. Dean yahise asohoka afungura imodoka asanga radiateur yayo yashyushye, agejeje no kwishyiramo antifreeze imeneka hasi. Yitegereje asanga radiateur yiwe yaratobotse. Dean yahise yinjira munsi y'imodoka ngo arebe icyo yakora, maze bya birara bihita biza. Bihageze biparika inyuma ye biza nk'ibije kumufasha, gusa nyuma bitangira kwerekana amasura yabyo. Dean yahise ababwira ko n'abafasha bw'abakeneye birangiye bitangira kumucyurira, maze cya kintu cyatatse Claire kuri station gitangira kumutuka amazina, bituma Dean ahindukira gikubita ingumi nziza y'izuru bita bishoza intambara. Ikiraha kimwe cyose kinjira mu modoka gisora Claire, maze Nyamunini asigara afashe Dean. Bose babonye Claire ahita agenda yigamba ibyo agiye kumukorera. Dean n'umujinya mwinshi yahise yaka Nyamunini arangira agenda akiza Claire. Badatinze bahita batsa imodoka barahunga, gusubira byanga kuva ku izima bita bitangira kubomeka. Nyuma y'akanya bari mu masiganwa imodoka Dean yahise itangira gushyuha, maze ibirayi bibonye bita y'umuprofita biramusunika, imodoka ya Dean bibarangura. Kubw'amahirwe bararokoka. Nyuma batwekerera bibavanamo bikabashyira muri buti y'imodoka yabyo. Dean yari yaguye igihumura akangutse asanga sheri ari kurira ahita atangira kumuturisha. Dean yahise abona agakapu k'ibyuma arangiye asaba Claire gushakamo icyuma gityaye. Claire amaze kukibona batangiye kwihambura, ibirayi bihita biza basohora mu modoka. Ako kanya ibirayi byahise bibahambira birangiye bitangira gukora Claire. Dean abibonye ahita atangira kubituka bisesereza kugira ngo bireke sheri we. Umujinya byishe bihita bimuzaho, gusa ntibyamenya ko bifashije Claire gucika. Ibirayi byahise bitangira gutocaringa Dean mu buryo bwose bushoboka, gusa nyuma biza kuvumbura ko Claire yabicitse, maze ibirayi bihita bisohoka bitangira gushakisha Claire. Nyuma biza kumusanga mu modoka byamunaniye kwitwara. Ibirayi byahise musaba gusohoka Claire byanze bihita bizana Dean, baraje mubwira ko bagiye kumubarira gatatu n'abatarasohoka mu modoka ko barakata umutwe we. Claire n'ubwo bwinshi yahise asohoka mu modoka barangiye barongera barabahambira. Nyuma y'akanya Nyamunini akuramo imyenda atangira kwicundira kuri Claire. Dean warimo amurira n'umujinya mwinshi abasha kwihambura ahita amukubita icyuma arahwera. Kwihuse Dean na Claire batangiye gucika bashakisha imodoka. Kimwe mu biraki babonye gihita gitangira kubarasagura, kubwo amahirwe binjira mu modoka yaka bahita bakandagira umuriro. Dean yagiye aserebura inzira yose ko bari bamaze gucika ibirara, gusa arebye kuri sheri babona nta kintu arimo avuga. Yitegereje ku nda yabona amaraso menshi ahita amenya ko sheri we yarashwe. Dean yahise aparika arangiye asora sheri, gusa bakigera hanze ashiramo umwuka. Dean uburakari bwinshi utari ugifite icyo gomba ahita yiyemeza kujya kubahombya. Umusore yahise abatera nkaramba mu isheke arangiye ahera ku cyari cyicaye mu modoka. Agisoje ahita ajya kuri cya Nyamunini cyamurongoreye umugore, agikata ukuguru arangiye ahita akicisha igiti. Finali umusore aje kujya kuri nyirabayazana ibibazo byose, barangiye batangira kuvundagurana, gusa nyuma y'akanya habuze ukubita undi. Dean abona icyuma cy'ingorofani ahita agifata akimukubita mu mutwe. Dean yahise amujya hejuru arangiye atangira kumupompagura ibipfunsi. Nyuma y'akanya amaze gukuramo isheke ahita amuhambira aramumanika, arangiye amusiga aho ngaho hari indembe ngo azicwe n'iminsi. Kandi aha ngaha rero filime y'umusore wamaze iminsi irindwi afungana n'ingona ishonje kandi ari kumwe n'umugore urwaye anatwite. Naho kuwa gatanu saa 4 za mu gitondo. Bye.